ntago ari ikibazo erega mw'abantu mwe nanyuze mu rugamba rutoroshye by the way cyakora ufite ubuhamya burebure ni ukuri Farida yarankoshonye ufite ubuhamya raki burebure ariko ubuhamya bwawe na Farida na amateka Farida uziko niryanyaje gutya nkaryama uramurota kabashigutse Farida asakuza ebana abana imana nyagasani nkahita mbyuka nkakora ibyo nkora da byawihangana aragutera mu nzozi siko wajya ngo rero nandoze kaje kumva nkumva Farida arasakuje kandi mu nzu nyenyine kandi uryamye hari ukuntu umuntu akubika mu bwoba nyine nawe yari ameze nk'umuntu wakubitsemo ubwoba guhahamuye kubera iki bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show bisanzwe nongeye kubasuza kandi mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka neze komeze neza mwese aho muri ari abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku bitekerezo byanyu mwandika muri comment mukagira abantu tuba twaganira inama cyane cyane kuri aba bageni bacu mwese mugende mwandika muri comment mubabwira uko bakitwara harimo na Farida ndabashimira cyane ndi kumwe rero n'abageni bacu twenda gushyingira mu minsi ya vuba sibyo raki niko kwiza akadire uzagakoranira sho bitwaye uzakaretusha ubwo ibintu biri amahoro meze neza nta kubavuga mu mazina bo muri abageni ubugeni ubundi burangira hashize nk'amezi 3 mubanye ubwo kuhera umunsi nta by'amazina ngo Rehema Raki no namwe ubwanyu mushatse mwakitana abageni umeze neza meze neza naki ariko Raki uri kubona ukuntu nahimvuze nyanya ngo madamu kubona ukuntu umugeni wawe ariko umugaburira kandi nzi ko mutarabana biba byiza buriya iyo ufite umuntu ukabona asa neza nawe ubwawe bigutera ishema reka hari abantu bishima bakabyiba hari n'abantu bahangayika bakabyibushye nuko nzi ko imbere hari icyiza kinegereje niyo mpamvu ko imbere ari heza mpamvu uri kubyiba irakiye amakuru y'iminsi wowe yari hamdulillah turashima Imana ibintu n'amahoro ibintu ni boko kirori cyahumuye cyegereje ahubwo n'isi no gusubizwa ari iminsi mikeya ni iminsi mikeya twagiye natwe rero ubwo imikenyero twarayimeshesheje oya mugomba kuba mumeze neza kuri tugomba kubaboneka nkuko nyine twabibijeje tugomba kubaboneka ariko Rehema mu minsi ishize yari afite yarahangayitse ndabeshye yarabonanye udahari ufite nimero ze nyine nawe afite izanjye wenda shaka utarabimenye ariko twarahuye urabizi bya bibazo byawe na Farida bitajya birangira ariko sura mukafira nshaka iki kweri nawe nabikwibwirira uburyo twahuye ko byagenze barahuye we na Farida barahuye Farida ninjye namwitumirijeho nyine nashakaga kumubaza nimba koko ibyo ambwiye ari ukuri ariko yarabihakanye Farida yarabihakanye avuga yuko nyine we muryamana buri munsi ako mbabarira umbwiza ukuri koko warabikoze urabona imyaka mfite urabona imyaka y'abana mfite imyaka mikuru kandi Farida ntekereza ko mu mateka yashize hari icyo yaravuze kuri njyewe cyangwa se mu buzima bwanjye ariko mu nyuma biza kurangira nta nzira itagira iherezo ibyawe byarabaye byararangiye page narayifunze nagiye ku yindi page ntabwo rero nibaza ikintu nshakaho nose kuki Farida akomeza kururukaho cyane amamagara akambwira ubusa utuntu sinzi impamya ko ndi umuvugizi wenda wa Farida ariko sinafi nta kintu mbiziho hagati aho ngaho ndisegura ku bakunzi bacu kuko mu kiganiro nakoranye na Farida namubwiye nabi nagaragaje isura itari nziza kubw'umujinya kuko urumva nyine ntabwo waba ufite ubukwe mu minsi iri imbere uhure n'umuntu ushaka kugutwara uwo mushaka kubugirana oya rega sheri wanjye rero kamubwira sibyo Farida ni Farida nyine tu uko wamubonye ni kari niba mwaravuganye nawe cyane mwarahuye ni ikisazi ni ikibwerabwezi ni umuntu utari sawa niyo mpamvu rero ni impamvu irirwa nyirukankaho bishoboke ko
ariko akunda umuntu batifuriza undi icyiza, wenda ntekereza ko ariyo mpamvu yirirwa nyirukankaho. Hari n'ahandi hantu njya hirya mu kazi nkumva baravuze Farida nini avuye hano sijui afashe amadeni yishyura, turazi ko mwari hamwe, ibaze ko n'ubu nari ngimwishyurira. Umwishyurira iki? Aragenda ahantu ku tubari akanywa, yamara kunywa bambona nsaza. tutari warabimbwiye. Sasa impamvu mbikubwiye numvise ko mwahuye wenda mwavuganye nabi, gusa ariko nzi neza Farida ntabwo yaza mubonane agenda mutavuganye nabi. Simbitekereza ko Farida ntabwo. Yes. Rero iyo impamvu wenda yasakuje na hari ikintu nigeze gukora nawe mu minsi yashize, azana ibibazo bidashobotse nini avuga ibitari sawa, icyana bimuteraga cyari n'icyo ngicyo yari asigaye agenda ukabari bakamubwira wowe umuntu ntabwo akwishuriye urishurira, hamabeza kugituma ko nawe agira akantu ka depression mu mutwe we, atanya kuzamura ibibazo byinshi. Ntekereza ko ariyo mpamvu wenda mwaba mwaravuganye nabi, yasabye ko mubonana, amagambo mabi agenda avuga impande n'impande, ariko ndabyumva nyine ngiye nkabireka kuko muzi ndabireka. Njyewe nyine ndashaka ko ukambwira nyine ikintu kiri hagati yawe na Farida cyarimo, ariko kuri ubu nta kirimo, byararangiye burundu ku buryo nanjye nicara nkahama hamwe nkumva ko umutima wanjye utuje. Shira umutima hamwe, wahuye n'umuntu umeze nk'abantu bo mu ijuru. Akora abantu bo mu ijuru bavuze bati abantu bo mu ijuru rero tubaho, urabona nta kuntu Farida yameze kuriya nawe ngomere nkawe, sibyo? ugomba gutandukana nawe. Urabona ba Farida ni abantu bo mu tubari, mu bintu byo mu miferege yo hepfo, ariko abantu bo mu ijuru azana ibibazo ukituriza tu. Utanasaze mu bintu byo gutungana nawe. Ntabwo nshoboye guhangana no gutongana. Mu bantu bose mwamenyanye, mwakundanye, mwateretanye, mu buzima Farida ntabwo uzamwibagirwa kuko agashya gukoreye. Ngiye cyagiye avuga ngo muraryamana umuntu ubundi nubwo mwamuryamana ari ibintu uza ako se ubundi buri kuri kamera ngo ndyamana na kana buri ubundi ugira ngo hari kuko nawe ntago bari kwiyubahisha. hari umugani abakera abanyarwanda bacaga bavuga ngo niba ari nta bukwa butagezwe iki, nta buba butagezwe intorezo nabigira gute. Okay, Kinyarwanda ntabwo nyizi neza kugisobanura, ariko hari umugani uganisha aho ngaho. Nta butaha butagezwe intorezo. Ya, urumva rero nawe ni rwo rukera rimwe. Ariko ngiye bira byose biraba nta kintu bimbwira tu. Gusa nyine ngewe nabimbwira nabifashe nk'aho atari ukuri, kuko ngewe mu gihe tumaranye maze kukumenya. Kereka nimba waba warahindutse muri iyi minsi cyangwa se ugahinduka ari uko ubonanye na Farida. Farida ntabwo ari sawa. Ntegereza ko Farida bagamije iki, ngena uretse nuko mbimubaza ntansubize, ariko nibaza ikintu abagamije kugira ngo nyine afate ikinyoma, noneho ibaze kuvuga ngo usambana n'umuntu ari no kubeshya, uri n'umuntu ukuze w'umubyeyi ubizi neza kuri kubeshya. Ibaze icyo kintu, ari umuntu mukuru ufite ubwenge ukajya kwiyandagaza ukavuga ngo uryamana n'umuntu ubizi neza ko atari nabi, abazi ko ariko gusebya ariko nabayisebye. Oya, hari ukuntu abazi wenda ngo arimo arashaka kunsenya kandi arimo aho gafasha wenda kugira ikintu mbasha kugeraho. Ntekereza ko nta bantu batazi yuko twari turi kumwe njye nawe, murabizi. Rero niba afata ibyo bya kera akazana akabikubita hano saa iyi kuko ashaka kukunzambaguriza ibintu, ntabwo ngiye byatuma ndeka ku murongo nari mfite hamwe na Rema. Gufuha nabyo bibamo. Wibuke ko Farida buriya ntabwo afite umutima umwe, afite imitima myinshi, afite umutima mubi, afite ifitina muri we. Ahubwo baby nutamugendera kure hagati umva wibuka ko mu kiganiro yavuze yuko azakora buryo ki we yakemera akanakuroga. Nutamugendera kuri ibyo bintu yavuze. Ako se abantu babizi ko ari umurozi se n'indaya n'umusinzi azabikora rero. Oya, ariko kubera Imana ntabwo sibumye ko bizaba. Buriya buri kintu cyose umuntu arapanga ariko n'Imana igapanga. Niba ari cyo kintu kizatuma uva mu mubiri kiraba, ariko iyo atari cyo nyine ntago kibaho. Hanyuma
ni urasobanukiwe kuko nabona guhangayikishijwe no kubaza fiance wawe ngo uko bimeze hagati ye na Farida ndanyuzwe cyane kuko rega ubu ngubu ndakimaze kumumenya icyo yambwira bitewe n'uburyo akimbwiyemo nshobora guhita nyumva kubera ko mu gihe tumaranye ndamaze kumumenya cyane ko nawe anzi pe ubwo hagati yanjye nawe nyine turaziranye turaziranye nimba abantu bagera aho bashaka kubana se bakanabyerekana n'abantu ni irihe somo ubonye hagati y'amagambo yose Farida yavuze ndetse n'uko uje kumenya nyuma ni irihe somo ukuyemo? ngewe isomo nkuyemo ni uko iyo abantu bagiye kubana cyangwa se bafite ikibahuje ntabwo babura ababateranya kugira ngo ibyo bashaka kugeraho batabigeraho. Ikindi kintu umenye ahangaha ni uko nyine umugabo wanjye arengana kuko yabivugiye imbere ya kamera avuga yuko ibyo Farida avuga atari byo kandi koko mu gihe tumaranye ngewe maze kumumenya kuko iyo ambwiza ukuri ndabimenya n'iyo ambeshya ndabimenya. Akubwiye ikintu akubeshya urabimenya ubibwirwa n'iki? Aradidimanga hari umuntu ujya kubeshya ugahita uvuga ati iki kintu ni ikintu afite ukuntu abivugamo urabibona nyine ko we atuje ubwo iyo ari kuvuga ikintu kiri cyo azamura umujinya agasa nk'ukankamira umuntu nyine uhita ubibona tubona akavugisha ukuri. password gihanze tubwire password ya Rehema tubwire password ya Rehema wowe iyo kugira ngo ujye ubasha kumenya ko akubeshya cyangwa atakubeshya. Jewe buriya rero ushobora kumbeshya nkabibona nkakwihorera akoze ko mbona nayibonye ariko mu gihe tumaranye nawe nta kintu cyo kumbeshya cyadanje kiraho. Nta kintu yakubeshya ngo kikubabaze? Nta kintu kimbabaza. Ntabwo ujya ubabara se? Reka akose Keza narakwemeza nkabona wo mujuru. Witubeshya Keza reka ngwiri nta muntu utababara bitewe n'ikibazo runaka. Uzigiye mbabara iyo numvise ibintu bibi bivugwa kuri njyewe kandi bihari bivugwa nyine ibi kubera ko bivugwa na Farida nzi kubera muzi nyine niyo mpamvu atabyitaho ndamwihorera. Ntabwo byitaho? Ntabwo mbyitaho, biraza bikavubaho gutyo bigakubita hirya hino ariko nkavuga Usko Farida amufashe nk'umuntu w'umusazi uvuga ibintu byose abonye. Ariko n'ubundi ni kameze. Kurya avuga ibintu nkabira ntibikubabaze. Nasuwe ntabwo muzi. Ndamuzi ariko nyine kuko rero bivugwaho nari nzi ko bikubabaza hari ukuntu umuntu akuvuga ibintu ukaba utanasinzira ukabura n'ibitotsi. Biterwa no bikuvuzeho. Bitewe nuko ari Farida nzi nta kintu biba bitwaye ibyo ngibyo. Uriya mugasinzira. Ebana. Ngasinzira neza ngafiningiza. None serake akivuga biriya ari amagambo ntago yese uvuga ati antandukanyisha n'umukunzi ngo mvugize ubwoba. Hari amagambo umuntu akuvugaho kumba kujya kubisobanurira sheri ngo biriya bintu ngo nukubeshye kumva ni ibintu bihabanye. Ntago wigeze wumva ufite ubwo kuvuga uti dutiranyije wumva ubuza uhera unamusobanurira. Buriya ikiza cyari kirimo ni kimwe nuko n'ubundi mu gutandukana kwanjye na Farida mu nyuma yaribwo nase mura na Rehema mugora na Rehema urumva nawe waje gutereta umuntu byanga bikunze hari amateka yawe makeya abagomba gutamenya. Yarazi neza ko Farida twarekanye mu mubwiro gato mbwa kari umuntu umeze ibintu byo byose biri mu kavuyo no mu rusaku. Yarabiziho gatoya nambwira rero gutyo ibintu biwumva ikintu uzumva hanze kitavuzwe na Farida wenda uzagire kugira dute ako Farida we nikabayeho niko ameze nta kintu yavuga ngo kigutera ubwoba. Ntago bikunda waramumenyereye namufashe ni kuriya yasinze ndabizi ari muzima uramuzi cyo kimwe byose ndabizi. Ubu ngubu nizire ko umutima uri hamwe noneho natuje nta kundi guhangayikishwa na Farida n'amagambo byarangiye. Ngewe ikintu nakubwira buriya iyo umuntu nyine afite ibirori nka gutya ntabwo abantu nkabariye babura gusa nanone Lucky ujye ugenzura neza umenye nyine abantu ubana nabo kubera ko hari igihe ashobora kubikora kuya wenda nukugize amahirwe ukaba ufite umusheri wumva undi agafunga umutwe akavuga ati ni gute umuntu yaza akavuga ko muryamana abeshya yibeshyira bitabaho. Urumva nabwo rero no kujya mumenya aho mukandagira n'inshuti nabo muganira nabo kuko bino bintu bikunze guteza ibibazo hagati y'abantu bikundanira. Gusa na Rehema
ubushize yararakaye cyane umva nibyo yari ugiye kubwira abantu komeza ubushize wararakaye nawe uvuga nabi muratongana imita mbona ntabwo ari wowe ntise mvuga umukobwa ni wa wundi cyane undi muntu njyewe nabivuzeho bitewe n'umujinya ari nayo mpamvu natangiye nsaba imbabazi ku bafana bacu nyine ko kuvuga nabi bibaho ariko uko nigaragaje ntabwo ari byiza ariko byatewe n'umujinya n'agahinda nari newe na Farida uvuga uti baramujyanye mu buzima busanzwe rero ntabwo ari kuranteye njyewe ndi umuntu utuje ari nayo mpamvu nahuje na Lucky mwese mutuje muhitamo abantu bamuje reka nkubwire rero sibyo njyewe hari abantu nk'uko Imana yaremye abantu bagufiya abarebare ababyibushye n'abananutse Imana irareba iravuga ati ariko muri bariya bose kandi mu nk'abantu bameze nk'abo mu ijuru tayari babirabaye abagukubisemo ni gutyo byagenze bihita bigenda gutyo ushiduka n'ameze nk'abantu bo mu ijuru Rehema tumira abantu bawe urumva kubera ko Lucky nawe hari abo yatumiye biwe njyewe abantu natumiye rero hari abantu bakomeje kumbwira kutaduhereje nimero kutaduhereje invitation nimero ndaza kuyibaha invitation se yatangwa mu murenge nimero ndaza kuyibaha muzajya mubagira bati uko bizi kawubwiye keza mugira n'ubwire ubukwe n'abantu cyane sibyo kandi iyo uri kumwe n'abantu ibintu bigenda neza cyane rero abantu bacu ubushize narabatumiye bamwe abashuti zanjye bakamagara none twakubona dute ko nta nimero watanze twakureberaho invitation se gute bimeze bite ndavuga ariko tu muyitegure mu minsi iri imbere nzabahereza kare muzajya mu tujye kuri mu bigenda nta mutima mubi ngabwira abantu bawe nawe abantu badukurikira rero ikintu nabashishikariza inama batugira muri comment turazumva kandi turanazikurikiza turabatumiye rero muzadushyigikire nk'abantu banyu mukunda mudushyigikire kuko hari byinshi biri imbere kandi bidutegereje kuko twebwe urumva n'ubwa mbere njyewe wenda turacyari bashya muri ibyo ngibyo bagomba kuduhana bakatubwira icyiza n'ikibi kugira ngo nyine nabo natwe dutere ikirenge mu cyabo cy'ababa barubatse cyangwa se bagiye kubikora turabatumiye muzadushyigikire tuzaza ubwo reka mvuge nk'izina ry'abantu bose bari kureba kino kiganiro tuzaza kandi turabashyigikiye ubushobozi nyine buzaboneka ubwo ari bwo bwose buzashoboka by the way ndashimira n'abantu hari abantu bagenda bantungura rimwe na rimwe ukabona aka message bari message ziba zinyuze umutima hari message nziza hari message ishobora kuza uri mu kazi banavuga noneho akazi kambenga stopye maze ndebe no message banze nyisome nyirangize uyisome utuje abantu bashimira byo hatari abantu bagenda bikora uko nguko n'abandi ntekereza ko inshallah Nyagasani nakomeza kudushoboza biragenda neza kandi na nimero ndaza kuyibaha ikindi kintu ku bintu byere ntabwo nigeze imbabaza wenda ku bya famiye kuko uko biri kose famiye mwamaze kuzitegura bari kwitegura ntabwo kwitegura bari kwitegura ariko nizere ko bizabera muri Kigali nta mwese mu Burundi none kariho dutuye mushobora kuvuga ati iwacu ni Rwamagana murenge uzabiri Rwamagana bizabera i Kigali mugiye Rwamagana rero mwamutugoye wava mu murwa ukajyayo ko neza ni Kigali bizabera wenda umuntu azagorwe n'ako kamoto ariko bibiki nukuri abantu bapanga ibirori bakabishyira wenda tuvuge rake abayavuka nk'ingororero ati umurenge ni ingororero tambeshye ngororero umuntu wazi Kigali za ngororero ku Gikongoro uwo murenge watawa n'abanyangororero gusa kuko urumva biba bigoye kujyayo gutaha haba ari kure ariko niba ari muri Kigali abari i Kigali bazagerageze bahagere ndetse n'abari hanze bazabibona online oya abo hanze ho ndaza kubereza nimero ega ntago ari ikibazo erega mw'abantu mwe
nanyuze mu rugamba rutoroshye. By the way, cyakora ufite ubuhamya burebure ni ukuri. Farida yarankoshonye. Ufite ubuhamya raki burebure ariko ubuhamya bwawe na Farida ni amateka. Farida uzi ko nirya gutya nkaryama uramurota nkabashigutse Farida asakuza ebana abandi Mana nyagasani nkahita mbyuka nkakora ibyo nkora da yawihangana aragutera mu nzozi twajya ngo rero nandoze kaje kuma nkumva Farida arasakuje kandi mu nzu ndyanyine kandi uryamye hari ukuntu umuntu akubika mu bwoba nyine nawe yari ameze nk'umuntu wakubitsemo ubwoba guhahamuye kubera iki bitewe n'ubuzima mwanyuranyemo kandi akaba atarifuzaga kukureka nonga akomeza asunika hatiriza ariko ntekereza ko kuri iyi nshuro biravuga ngo ntago umurenge ntuzaba ntekereza ko ari ugusasa imigeri kuko ntabwo afite ubwo bushobozi kandi se nta bushobozi afite ntabwo afite nta kintu gishobora gutuma rega buriya yinyicira gahunda ni kwa kundi umuntu yanga kwemera ko yatsinzwe gusa icyo namubonyeho nuko yagukunze no kukureka bikamunanira kandi Farida si nawe gusa abagabo bose bahuye kubareka arakujugunya yamara kukujugunya yabona wongeye kwegura hari undi muntu mumenyanya akongera akagaruka kugira ngo nyine yongera kwicira sinzi Farida sinzi niba agira n'umutima mubi cyangwa niba bikorarishwa n'iki hari igihe rimwe ubona ari umwana mwiza ukabonana none umutima mubi byakabaye kuba wenda bibaye ari ngeyo kuri nge gusa tukavuga ati wenda nuko mukunda cyane sibyo ariko bibaye kuri ngewe byabaye kuri Gilbert biba kuri papa wasi biba kuri babonogonozi be bazamani urabyibuka basubwo ibyo bintu urumva ari ibintu bisanzwe gutyo gusa ntago ari ibintu nawe ashobora kuba afite ikibazo umuntu atabasha guhita amenya ngo avuga ngo kimeze gutya ariko nawe ntago aba ari seriye ni kwa kundi wiruka nka mu bagabo ugakomeza ubaziriramo kandi yirutse cyane mu bagabo ashobora gusuzugura cyane uragenda ukaba inzererezi nyine kankubaze Fari nta terambere reka tuguzanye ukuri umunsi abandi bare aba papa wase bare ba Gilbert bazabona ari amagambo Farida yavugaga ngowe ngo amaguru uribaza bazamufata gute kandi nubwo abiyigira kuriya abazi wenda ngarimo aragira nabi njewe nawe bari kwiha isura bura nta mugabo upfa gusebasiba umugore nirakeka ko ari kugusebya ariko niba ujya kuhantu ukavuga ngo umuntu akujya mu maguru bamugana barimo iki cyadanje kujya kubyamamaza rega nubwo wayajyamo n'undi yayajyamo n'undi akayajyamo ariko se nanjye wa mbere se nanjye wa nyuma nawe yarabyivugiye akakubisakuza tu wamamaze ko abantu bakujya mu maguru none nakazi nadere none wacuruza ufunze uko bizari business yafunguye uko bizari business icuruza ifunze Raki turi gusoza ugiye kugira ikintu bwira fiance na fiance agira ikintu akubwira hanyuma dusoza mbere na mbere arabizi ko mukunda byombi mubwira kenshi kandi singo kwirwa mbisubiramo nawe arabizi kandi musaba ko tuzabana mu mahoro icyo ni ikintu mwifuzaho nawe mubwira ijambo mubwira nanjye ikintu nakubwira urabizi ko nanjye mukunda kandi cyane rero abantu bahuje urukundo Imana irabasanga cyane ni ukuvuga yuko nyine kuba dukundana gutya tukiri mu buzima bwo hanze nitugera no mu rugo tuzakomeza dukundane dusaba Imana ngo ibiduhemo umugisha aba bana reka Imana ikomeze ibagure kandi ibahe imigisha nyine ku mwanzuro mwafashe bizagende nko mubyifuza natwe turahari ku bwanyu ciao ciao